ngiye mu myumvire yanjye numva umugabo yarya arushye umugore akabyara ababaye kandi umugabo agahora ari umwami mu rugo cyane. ese mu by'ukuri ninde wagombye gufata ijambo rya nyuma ku kintu mutumvikanaho n'umugabo? umugore ajya inama, ni umujyanama ariko ntashaka gufata umwanzuro. ujya inama ugaragaza icyaba cyiza, icyaba gikwiye, nawe agafata umwanzuro. umwe ni umugabo undi ni umufasha. kuki se wabaye umufasha? ni umufasha bwo yabaye umuyede. urumva umufasha, ijambo umufasha ni umuntu ushobora kugufasha ariko mu gihe runaka ushobora no kuzana undi akagufasha ngo uyu numfashe ahangaha byananiye ariko ushobora kugenda nkazana undi akamfasha cyangwa nkaza no kubyishoborera iyo uri umwe. yego urumva ntabwo icyo kintu wakibasha uri umwe, noneho ushatse umufasha ngenje ni umufasha bibaye ngombwa ko uzagishobora babivuze ngo ushobora kuzongera ukagishobora ukagikora wenyine. hari icyo udashobora ariko nk'uko mubibona turi kumwe n'umwari mwiza ukeye cyangwa se umumama niba ntibeshye. muramuzi cyane, ni umusitari. ni umusitari akunze kugaragara kuri channel yitwa gute tubwire? Shine. ubundi iriya channel yanyu ibyo bishatse gusobanura iki? ishatse kuvuga abantu batatu. ariko ni mpamvu nabonye mukora muri batatu. ubwo ni njyewe nande ni njyewe n'abandi bamama babiri. Benita witwa Adeline. mu by'ukuri twagiye dukurikirana ibiganiro byo kuri channel yanyu tubona mwibasiye umuryango cyane. muravuga we mukawutotora mugahera impande n'impande muri abana batoya. urabona ko mu by'ukuri muri abana bato. twibaza ahantu mukora ayo mateka cyangwa cyabateye gukora biriya niki gituma mukora ku biganiro by'umuryango cyane? turi bato ku isura ariko ntabwo turi bato mu buzima busanzwe. ko kuri se? ko kuri. noneho urakuze ukuzemo? nshajemo. hari ibiganiro byinshi mwagiye mukora. hanyuma twebwe tugenda dukurikira content ndetse twifuza no kubatumira kugira ngo tubaganirize cyangwa tuganire mu buryo bumwe cyangwa ubundi. hari aho mwaganiriye muvuga ukuntu umugabo agomba kwitwara, uko umugore ashobora kwitwara. muragenda nyine muravuga pe ariko nkajya mbona kubera ko wenda navuga ngo kubera ko muri igitsina gore mwibasira abagabo cyane. nanjye uyu munsi ndagira ngo nkwibasire. nta kintu bitwaye. yego pe. hari ahantu mwavuze mugeraho muvuga ku burenganzira cyangwa se ku bushobozi bw'umugabo n'umugore. ubushobozi nshatse kuvuga ni uburyo ubushobozi bwo mu rugo, sinzi niba mbivuze neza ariko hari ahantu mwavuze muvuga ko umugabo ashobora kuba ari we ushobora kugira ijambo riri hejuru cyangwa se umugore akagira ijambo riri hejuru. ese mu by'ukuri ninde wagombye gufata ijambo rya nyuma ku kintu mutumvikanaho n'umugabo? ninde ubona ari nkandi? njye numva ari umugabo. ari umugabo? kubera iki? kubera urabona iyo ugiye gushaka. yego. baravuga ngo umugabo bavuga ko yashatse, umukobwa bakavuga ko yashatswe. icyo gihe wowe uba washatswe muri urwo rugo ntabwo uba washatse. ntiyaba ari nk'akarengane se ubwo? oya nta karengane karimo. ni ukuvuga ngo uburinganire bwawe buri hehe? none se Adamu na Eva, Imana yabanje kurema Adamu, kuki itabanje kurema Eva? none nicyo mugenderaho? nicyo tugendera. noneho se mu rugo haracyaba umutware w'urugo cyane? oya ntabwo bigihari. kubera ubundi ntekereza ko habaye umutware ubwo nyine wamuyoboka, bivuze ngo we yoboka, ntabwo uburinganire bwagaragara. ubundi njye numva umugore ari umugore yayoboka. n'umugabo agakora inshingano ze. ubwo rero ntabwo uburinganire uhamenya icyo baretse kuvuga. kuringanira bundi mu kintu ni pasu. oya kuringanira mu kintu ni igihe niba nagiye ku kazi nawe ujye ku kazi, kuko ubu ngubu kuri iki gihe umukobwa ariga n'umuhungu akiga. yego. noneho ubwo umugabo niba agiye ku kazi n'umugore ntajye ku kazi, njye numva ariho uburinganire buri naho gusa. ariko mu bijyanye no kuvuga ngo dufate umwanzuro ubwo hari igihe biba ngombwa ngo bagafata imyanzuro nyine nk'umugabo. umugore ajya inama, ni umujyanama ariko ntashaka gufata umwanzuro. ujya inama ugaragaza icyaba cyiza, icyaba gikwiye, nawe agafata umwanzuro.
uko rero njye siko mbizi ntekereza ko nyine kuringanira bivuze kuringanira mu gihe mugiye kubaka urugo kubaka nyine ni abantu babiri bubatse urugo bagombye no gufatanya kubaka urwo rugo baba bafatikanyije nyine kubaka urugo urashaka urundi rugo ni urw'abantu babiri yego urwo rwabaye rw'abantu babiri umwe ni umugabo undi ni umufasha kuki se wabaye umufasha ni umufasha bwo yabaye umuyede waba ushatse nko kuvuga ko ubundi gufasha urabona hari n'abantu bajya badufasha mu kazi mu buryo busanzwe bakaza bakagenda nabo ni abafasha niko bimeze urumva umufasha ijambo umufasha ni umuntu ushobora kugufasha ariko mu gihe runaka ushobora no kuzana undi akagufasha ubwo bya bintu abantu bavuga ngo afite umufasha tubikureho nta meaning bifite nta meaning rwose ko umugore yaba ari umufasha kuko abaye umufasha iyo ahubwo ni buri munsi ni ukujya nzana umufasha yitwara nabi nkazana undi nawe akaza akamfasha kuko ni ibintu bisanzwe ubundi gufasha bivuze ni umuntu uvuye ahantu aje kugufasha ariko ntabwo muzahorana nicyo bishatse kuvuga uzi se ugiye kubikora gutyo waba ubaye nk'abana bo muri generation Z oya nawe reka tusesengure ijambo umufasha sibyo umufasha gufasha bumfashije gufasha bumfashije ariko uraza kunsubiza sibyo ngwino umfashe ahangaha byananiye ariko ushobora kugenda nkazana undi akamfasha cyangwa nkaza no kubyishoborera iyo uri umwe yego urumva ntabwo icyo kintu wakibasha uri umwe noneho ushatse umufasha ngenje n'umufasha bibaye ngombwa ko uzagishobora babivuze ngo ushobora kuzongera ukagishobora ukagikora wenyine hari icyo udashobora ariko njyewe icyo ntekereza umufasha byaba biciriritse ntabwo biciriritse biterwa n'imyumvire y'umuntu kuko impamvu numva ko byaba biciriritse abaye umufasha uburinganire ukaba tupfobeje na kuno bavuga ko abantu bagombye kubana mu rugo bagafatanya kuyobora urugo rwabo ntabwo mwaba mugifatikanyije kuyobora urugo kuko gushaka kuzanamo nyine bosi ufata imyanzuro n'undi uri aho ngaho gutyo gusa tu ubu noneho niba ataha saa tatu nanjye njye naha saa tatu ntabwo aricyo nshatse kuvuga ariko ubu unatashye saa tatu nta kintu kirimo mu gihe mwaba mwabyumvikanyeho cyangwa se mukaba uzi ibyo yari arimo cyangwa wari urimo nta kibazo kiriho none se tuvuge wenda ubu ngubu kuri iki gihe twese yaba umugabo icyo umugabo yakora n'umugore yagikora twese dufite ukuntu twagiye kuri bimwe ariko hari ibintu njye numva bitari iby'umugabo ufite umugore yaba afite umugore muzima utarwaye nta kindi kibazo na kimwe afite ngo umugabo aba arimo kwambika pampa umugore aryamye mu ntebe birashoboka byaterwa umugore aramutse se arwaye cyangwa ananiwe urwaye icyo gihe harimo kurwaye cyangwa hari iyindi mpamvu ariko uri muzima wigiriye mu bashuti bawe uraza gutaha igihe ushakiye umugabo nawe agomba gutaha kare akajya koza abana akabambika birashoboka se mu buringanire birashoboka ariko byaterwa ariko atari ubw'abanyarwanda byaterwa icyo nshatse kuvuga kuringanira nyine bivuze ko mufatanya ibintu byose kuko no mu gitabo cy'itegeko nigeza ko bavuga ngo muzafatanya kurera abana muzabyara kurera rero harimo ibintu byinshi harimo koza abana kubambika papa nk'uko wari bivuze ntekereza ko kubikora nta kintu cyaba kirimo ashobora no kubikora rwose ari kuri telefone yo kuvugana n'umuntu kubera ko ari umuntu w'ingenzi ukajya kwambika umwana pampa kuko biri mu nshingano zawe nawe nta nshingano y'umugore nta nshingano y'umugabo ahubwo inshingano aba ari izanyu mwese ahubwo nuko twataye umuco gusa ntabwo umuco nyine uburinganire nawe bwumve kuringanira bivuze ko muringanira nyine mu bintu byose njye numva Adamu uburyo Imana yabahanye bari abantu bari mu ngobyi yabahanye buri muntu imuha inshingano yego umwe yamuhaye ko azarya arushye undi imuha kubyara ababara rero numva ukuntu u Rwanda wenda simvuga u Rwanda ukuntu abantu tumeze uyu munsi numva twarataye iyo ntuza ntabwo ahubwo unyibukije n'ikintu gikomeye Imana irema Adamu na Eva ibashyira muri Edeni bari bafite inshingano zingana ahubwo bagize inshingano zitangana bamaze gutambikira kuko nibwo Imana yavuze ngo uzabyara urushye nawe uzajya wishyira icyuya nibwo bahawe inshingano ariko ubu turi mu isi yavumwe nicyo kirumvikana ariko nta nubwo turi mu isi yavumwe wenda nicyo washaka kugenderaho
ubwo urumva deni winjiye mu iyobokamana ntabwo tukiri mu mahame wenda y'itegeko icyo twari turi kuvugaho cyitwa ngo uburinganire ntabwo aricyo turimo ubwo nyine ni nk'urugero nari ndimo kuguha Imana irema Adamu na Eva buri umwe yamuhaye inshingano ubwo se twese tuve ko tutaremwe n'Imana twese ntitwaremwe n'Imana niko bimeze none se kuki ushaka kuvanaho ibyo ngibyo ngo tureke Adamu ngo tujye ngo mu buringanire ubundi bwazanywe nande noneho tuvuge ngo kuba barashyizeho itegeko ryitwa ngo uburinganire baribeshye oya hari buriya nka leta iba ifite ikintu iri gukemura ishobora kureba ikavuga uti aba bantu nitudashyiraho uburinganire umugore azajya yirirwa yiryamiye umugabo yirwe ari gukoboka ubwo rero iravuga iti yireba icyafasha abantu bombi nicyo iba yarebye ariko nk'ubu ngubu ngewe mu myumvire yanjye numva umugabo yarya arushye umugore akabyara ababaye kandi umugabo agahora ari umwami mu rugo cyane akavuga ati hari intebe yanjye nta muntu agomba kwicaramo cyenyenge reka buri umuntu kuba umwami niwe ubyitera kera habagaho n'isahani y'umugabo cyane n'ibijumba binini byaryaga abagabo oya uzi se buri umuntu kugira ngo abe umwami arabyitera niwe ubyiremera kugira ngo perezida wa repubulika tumukunde niwe wabikoze sibyo umugabo kugira ngo abe umwami ni uko icya mbere wubashye uwo muri kumwe buri muntu umwubashye nawe arakubaha icya kabiri wabaye umugabo w'urugo nyine hari bya bintu byo twese tureberaho atari ukuvuga ngo wenda unatunze urugo wenyine ariko wafashe cya kintu gikomeye kuruta ibindi icyo gihe ni wowe mugabo umugabo ntabwo mvuga ngo umuntu uwo ari wese yaba umwami mu rugo ahubwo wowe ubwawe wowe ubyiremera reka icyo tukireke kuko ndumva cyabaye impaka ndende cyane kuko mu buringanire nyine bivuze ko abantu baringanira ntaho bihuriye n'uko umuntu yabaho mu buringanire hakabaho umuntu mugari cyangwa se umuyobozi muri ibyo bintu kuko mwese muri ku rugero rungana ubutabera tuzakivugaho cyangwa n'abandi bazadufasha badusobanurira uburinganire icyo ari cyo niba haba nk'umuyobozi muri ubwo buringanire ahubwo ndagira ngo tugaruke ku kandi kantu hari ikiganiro nabonye nabwo waganiriye na mugenzi wawe urimo uramubaza umubazaga gutera ni umumama mwaganiriye ikiganiro kigufiya cyane gifite iminota nka 11 uri kumubaza ngo ese umugabo wawe aramutse avuze ngo ngiye kugurisha aha hantu ni umutungo wacu duhuriyeho hanyuma ntimubyumvikaneho ngo byagenda gute numvisha mwagize impaka ndende ziba ndende cyane ariko nguma ku ruhande numva nta cyemezo mwafashe numvisha bimeze nkaho ntago mwabirangije ese mu by'ukuri nkawe nyine nk'uko wari wabajije mugenzi wawe wowe ni umugabo wawe ashaka kugurisha isambu kandi wowe ntubishaka ugiye no kugisha inama n'ubundi kuko urumva byanze bikunze gufite abajyanama biramutse byanze wakora iki nakora ikitakangiza bize ngo wamureka akora ibyo ashaka ndeba kuba yakora ibyo ashaka bidafite ikintu byakangiza namureka ariko nanone ndebye kuba nakomeza nkahatiriza ntibigire icyo byangiza wenda bikaba byagera aho bigakemuka nakomeza nkahatiriza icyo nge nareba ibi bintu turimo biraganisha hehe urugo niba ruganisha kujya habi nareka ntabwo nakomeza niba ruganisha kujya heza cyangwa ndeba uwo ndi kubibwira byumva nakomeza bibaye biri kuganisha heza ariko umugabo atabyumva namureka akabijyana habi oya kumureka se ubushatse kuvuga iki we ndeba twashuminga ariko gufata ikintu agiye kukigurisha ndabona icyo kintu agiye kugurisha n'ubundi kiri buze kuzana ibibazo gishobora ibibazo wenda cyazana nuko gishobora gusubiza urugo inyuma ariko ndeba ko ahubwo nshobora guhatiriza urugo rugasubira inyuma kuruta cya kintu yagurishije nareka cya kintu kikagenda kuko ibintu ntibishakwa ariko umuntu kubona uwundi wa kabiri biragoye uwa mbere nta wundi umujyi umusimbura muri make siko buryo ko umugabo wari umutware w'urugo cyane wakemera ukabangamirwa ariko bigacamo
bikagenda neza nkabangamirwa ariko urugo rukagumaho. Ntekereza ko ibyo biri hake mu bagore cyangwa se mu bandi bantu. Ni imyumvire ihambaye cyane kugira ngo wemere ko wahitamo kubaka aho kugira ngo icyo wumva cyagira urugo rwawe imbere cyangwa cyateza urugo imbere kigenda. Musezerana mu bibi ni byiza. Wenda n'urugero mufite inzu i Kigali, umugabo agiye kwigurisha muhite mwegera mu cyaro. Hepfo iyo ngiyo za Nyakariro. Ko Nyakariro habaye mu mujyi, wenda reka ndeke kuvuga aho ngaho. Ariko tuvuge n'ahandi. Inzu arayigurishije kandi urabona wagombye kumubuza pe. Inzu ntigurishwe, ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo inzu ntigurishwe. Akagufata akakujyanira iyo ngiyo hano mu cyaro, akabura muzajya kuba. Ukaba wamaze kubimenya neza ko ariko bizagenda. Hanyuma ubwo ukamwemerera rero ngo kugira ngo udasenya. Genda umukristo. Ibyo bintu ndabanza nkabisengera mbere yo kumwaproach. Imana ikakubwira. Oya, hari ni rega buri Imana ushobora kubitaje ngo ikubwire ko kuninga Imana iravuze. Ariko ushobora kuryama ukarota ikintu ugomba gukora. Cyangwa wajya no kumwegera wowe wamusengeye agaca bugufi. Bidahindutse nyine. Bidahindutse rero nakureka. Kuko urugo rukegera mu cyaro cyane. Ukuntu wazagera wagacupira we. Nyine ukuntu wazacupira wageze mu cyaro. Rega urasha iyo wabaye umugore bavuye ku isoko, none se ndacyari ku isoko. Ngo nta kintu na kimwe cyabaho cyatuma utandukana n'umugabo wawe ngo ni ukubera impamvu runaka. Nta kintu na kimwe cyabaho cyatuma ntandukana n'umugabo nabyaranye nawe. Yewe uyu mugore aratubeshye. Nagomba beshya nibizanambeho. Akujya wumva ikintu bajya bavuga mu murenge. Umurenge ubwabo igihugu cyarateranye gisanga umugore n'umugabo bashobora gutandukanywa n'ibintu bikurikira. Ubusambanyi, kudatanga ibitunga urugo, ndetse no kutabana n'umugabo mu gihe runaka. Ariko wowe uri kutubwira ngo byose ntabwo byo gutwara n'umugabo wawe. By'umurenge buriya muvuye ku murenge mujya kubana muri babiri. Njye rero nta umugabo wareka mubaze. Ukuri muratubeshye. Mubaze. Wenda ntago ariko bimeze, ntago sinabibifuriza. Ariko ibyo bintu byose bavuze biramutse ari nk'ibibaye. Simbibifurije pe, turi mu kiganiro. Umva nta kintu cyatuma mutandukana. Ndeba inyungu, urumva umuntu mwabyaranye. Ureba inyungu z'umwana kuruta wowe. Kuko njyewe nataha nawe akagenda cyangwa ajya muri geto nawe akayijyamo. None wa mwana arajya he? Kamamagara umugabo watahana ikirabo. Umugabo rwose se gutahana uraba rukuzanire uko na Severante wa mugani regereje. Kuko ubwo uratunguranye cyane. Urumwe mu bagore bashobora gutekereza gutyo niba utari muratubeshye cyangwa utarimo uratuganiriza. Oyanjye mvuga ibintu nakora. Baye nabikora nakubwira ibyo nakora. Abona numva ngo ku mpamvu z'abana nizo zatuma ufata icyemezo cyo kuba utatandukana n'umugabo. Umwana niwe wenyine. Numva se ubwo rero ukunda abana ntabwo ukunda umugabo. Iyo ukunze umwana ubukunda uwo mwamubyaranye. Niko biba bimeze. Niko biba biteye. Aha, reka ngushimire mu by'ukuri. Dukoze ikiganiro gitoya ariko ntekereza ko tuvuze ibintu byinshi bitandukanye. Mbese duhaye n'abantu kwibaza. Ndetse natwe ubwacu durushijeho gukomeza gutekereza. Cyane cyane ko unabyungukiyemo. Ubu nyine Severante izagenda neza. Umugabo wamuhaye irindi sezerano. Nagururura. Urumva ko umuhaye irindi sezerano rwose rifatika cyane. So Imana iguhe umugisha rero. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.